kanze nkina amajwi yanyuma mwumve hano hanyuma. Je t'aime beaucoup, baby. Agora finalizei. Je m'annonce. We yahacafuje koko arahanyaye hose harangiritse. Uyu nguyu ngo ni umukozi w'Imana ngo yaririmbanye na Israel Mbonye. Israel Mbonye amarembo y'ijuru barayafunze. Uyu we ari kumwe n'umugabo bari gusambana imbere ya giriyaje. Uretse gato mwumve hano. Bro, igikorwa cyose cyakozwe ngiyo kupura aho hejuru. Ndebera umwana w'umukobwa nk'uyu muri bazima. Ni gute umuntu wifata video nk'ingi ku bushake ayifata akayohereza, yarangiza uwo bayohereje akabona iryoshye nawe akayihereza ku nshuti zakabasangiza kuri ibyo byishimo, hanyuma abo ngabo bahaye kuri ibyo byishimo bigahinduka icyaha. Mwumva amagambo y'uyu mukobwa. Je t'aime beaucoup, baby. Agora finalizei. Je m'annonce. Amategeko bashyizeho yo kuvuga ngo abantu ngo babisakaza ngo nibo bahanwa. Ndashaka kubaza naba ngaba babyifashe Je t'aime chérie agafata video akamanza akivanaho uduheri akamanza akajya kwiyogosha yarangiza akayohereza, warenzaho iki? So ndabaza ribu ndabaza ribu tuvugisha ukuri. Umugore afashe telefone aragiye afasha akabati twatubati duto, aragiye telefone arayite ntabwo ari kuri call, we yirikodinze video arangije kwirikodinga. Tugaruke gatoya rero, ibi bintu twemere ko ari cyo terambere tugezemo, nicyo kinyejana tugezemo, mubireke. Ikiza Twitter ngiye ndashaka kuzakora noneho niba ari content baba baduhaye hano Twitter iremerewe gupostinga ibintu byose. You send the videos mukazohereza tuzi postinga nibyo mushaka. Kavuga nti ko twumva wenda ngo kubisakaza ngo bigize icyaha, hanyuma ba nyiri ubwite baba babisakaje, ibi wabisobanura gute? Abangaba ntago aba n'abadamu bakoze ubukwe. Umuntu akoze ubukwe, mufashe ibi bintu umugabo wawe akabifata mwasezeranye imbere y'Imana hagati. Ngiyo couple aho hejuru, ngiyo couple nta miyaga, ngiyo couple aho hejuru. Ribu sinzi uwo muzafunga n'uwo muzareka. Noneho iki cyumweru bagira ngo babaroze, iki cyumweru wagira ngo babaroze mwabantu mwe. Ibintu ndi kubonesha amaso yanjye Godfather ni gitangaza. Uyu we ari kumwe n'umugabo bari gusambana imbere ya giriyaje. Ni shano. So sinzi niba hari buze kuzaho itegeko, sinzi uko biza kugenda, niba hari buze kuzaho itegeko. Ni shano ibi bintu, sinzi niba hazaba itegeko rishyashya. Ibintu ndi kurebesha amaso yanjye Godfather ntabwo ari byo kureba, keretse ribu nigenda ikubaka gereza yindi nshyashya. So twumvikana ikintu kimwe rero mw'abantu mwe, ikintu twe tureba ntabwo nibaza ko niba umuntu wasezeranye n'umugabo agasezerana n'umugore wagasigara muri Amerika, ibi bintu biratangaje. Aba ni aba diaspora hano. Ibi bintu tureke ibingibi, dufite byinshi. So ikintu babwira kimwe n'iki ngiki, ribu umva ko mugira akazi. Ibi bintu nimubasha kubikumira Godfather nzayamanika. Muzabikumira gute? Kusanga umukobwa ari muri Amerika amanitse akagura agashyira hariya, ko bafite amatelefone meza, ko turi kubibona. Murakora iki? Biragenda bite? Ribu niba ari cyangwa sinzi ikintu cyakorwa, ariko niba ibintu bigaze kuri, sinzi wenda mufite uburyo muri buze kubikumira, ariko ntabwo bishoboka. Nimwemere twemere ko tugeze muri iki kinyejana, dore ko na X yabyoroheje, uraza ugapostinga ibi bintu. Abana baza kubishyira hano. Nge naje gusanga ndi kubona abantu babisakaza, abangaba muri kubarenganya. Umugore w'umugabo bakoze ubukwe, noneho se bakora, ariko biragaragara ko mukunda kamera, dore bagiye kwisibo. Ikintu cyo kimbabaza bro nuko abantu usanga abantu bakanagiye mu ishuri. Aho warenzaho iki? Turavuga iki? Ngaho ni mukumire. Niba ba nyiri ubwite
ariko se nkavuga baba bashwanye biba byagenze gute kugira ngo bigere aho ibintu byabaye hagati y'abantu babiri bashakanye umugore n'umugabo bitegura kuzabyara abana bakagira umuryango. So ndizera ko ba nyir'ubwite mwabishyize hanze kugira ngo mutwike mujye mureka tubote. Ikintu kijya kintera n'umujinya, niyo mpamvu mwebwe Imana izabahana. Isirayeli mbonye amarembo y'ijuru waririmbanye n'uyu mukobwa bayateye umwaku bakwerekeje muri gihonomo. Uyu mubaga uyu muririmbye w'indirimbo za gospel ibintu akoreye abareba kuri telefone n'agahomamunwa. Jesus. Ariko abari n'abasirimu Godfather ntago muzazana umwanda nk'uyu nguyu ngo tureke kuwamagana. Uyu ni umuririmbyi w'igitangaza, uyu mukobwa yaciye ibintu, ariko gukora ibintu nk'ibi ngibi Yesu Kristo noneho reka bana yanjye bro. Aba bakobwa ko banakomeye, umuntu arafata zanzara babadikaho zisangaye zimeze nk'amahwa. Mureke mwumva amagambo. Je t'aime beaucoup, baby. Amaze gutanga show, amaze gukora sex n'uwo bashakanye. Ndabaza mudufashe, nguyu mu magambo ye ntabwo ari igikorwa yagiyemo by mistake, ntabwo ari igikorwa yagiyemo kimutunguye. We yahisemo gukorera sex online umugabo we. Bro, iyi sex yari iryoshye ku maso ku muntu uri kuyireba. Tuvugisha ibintu mazina yabyo, yego ku muntu. Ariko se hariya ngo nicyo tuvuga kuri izi video. Oya, Godfather as a blogger, my number it's out. Number iri kuri platform zanjye, nta muntu mbisaba. Turi kumwe, icyo ntazakora no kubisakaza, ariko nzabivugaho nibingeraho. As a blogger nzavuga kuri ibi bintu, niba bigize icyaha kubivugaho ubwo muzabimbwire. Sinzabisakaza ariko nzabivugaho. Please, iyi video ku muntu utari ikiremba kuyireba iraryoshye pe. Uyu mugore asambanyijwe n'abagabo benshi bari buze kureba kuri iyi video. Iyi video igiye gufasha abagabo benshi mu gukemura ibibazo abadafite abagore. Niko kuri. Umudamu arangiza, ntabwo ndi gusesengura video y'ubusambanyi. Impamvu ndi kuvuga ngo ibi bintu muzabikumira mute, ninde wakoze icyaha? RIB cyangwa abashyiraho amategeko ahana ibyaha hano mwaratuzonze cyangwa mwaratubangamiye. Ni gute umuntu wifata video nk'iyi ngiyi ku bushake ayifata akayohereza, yarangiza uwo bayohereje akabona iryoshye nawe akayihereza ku nshuti ze akabasangiza kuri ibyo byishimo, hanyuma abo ngabo bahaye kuri ibyo byishimo bigahinduka icyaha. Ari ngo ndaza gukenera abanyamasengesho, ariko nawe ni umunyamasengesho. Uyu ngwari mu ndirimbo za Israeli mbonye. None ni bande bari buze kudufasha? Abakozi b'Imana. Ni bande? So twumvikane ikintu kimwe. Iyi video ndakubwiza ukuri ntiwayireba ngo numara kuyireba ureke kuyihereza umuntu w'inshuti yawe. Bro, ntibishoboka. So tugende gakeya rero, mureke duhebere urwaje, sibyo? Mu byakire, nimujya mufunga mujye mufunga ba nyiri kubikora. Ndavuga icyaha niba bigize icyaha cyakoze kigambiriwe, niba gufata video nk'izi ngizi. Ariko niba umuntu afashe iminota 3, 4, 5 agafata kamera agashaka amatara atuma murika neza akagenda agatandata, murabihindura icyaha muti? Kubo byagezeho muratwiba, tukutumana muratwiba. Ngayo nguko. Iyi ni video imwe muri iki cyumweru hasohotse video zirenze 10 z'abari kwisambanya, z'abari gusambana. Hano iyi ni video imwe, hano hari izindi video ese ziri imwe muretse gato. Hano hari indi, uyu nguyu we mwabantu mwe ntagahoma munwa. Ababo uyu we ni umwana muto. Nta mashusho arimo, biragaragara ko ingwe ba muri codinze, urabona ko banabizuminze, biragaragara ko muri. Ariko uyu we ni umwana w'umukobwa muto.
ariko w'inzobe koko. Tugenda rero ikintu nshaka kubasobanurira mwa bantu mwe. Ntabwo ibingibi ndi kureba hano ni ibintu bitari unacceptable, ariko nta yandi mahitamo dufite. Abantu bati Godfather nibwo nakumva uvuga uko ubundi wabatukaga ukabaha ibyabo. No, reka babwire ikintu kimwe. Impamvu ndi kuvuga gutya, ntabwo njyewe ibi bintu nibyo kwamaganwa, nibyo kwamaganwa, ntabwo ibingibi bihesha, nta ndangagaciro zibirimo. Turi kumwe, ariko noneho njyewe icyo nangaga ni abantu babangirizaga abana bakobwa. Abangaba video dufite muri izi minsi cyangwa